twarimo turi mu mashimwe tuvuga iby'Imana yadukoreye, bari n'abashyitsi baje batugana, ariyo mpamvu ngira ngo nsabe Mutwara Sibo yigire ejuru hanyuma suhuzanye. turi bene Imana kandi dukomere Imana amashyi. Hanyuma utarajya mu byimbo bambe, utarashyika mu byimbo, nibankundire b'abana bamwe namye ntuma bigire bugufi, baze bugufi bwanjye, hanyuma nanakwakira. Yego, iyo twatumiye tukagira abashyitsi, tugira umuco wo kubakira, kuko umuryango wo kwa Sibomana dukunda abashyitsi cyane. Rero ngiye kuguhitiramo, wenda wagira ngo nuko nyikunda, abantu bakunda bitandukanye, unyemerere muri utu ngutu urebe akakugwa ku nyota. Wamiteramo nabi se ubwa mbere dusangira, ngira ngo uracyabyibuka. Ndabyibuka. Urasaza kugera ku rwego wagira amazenda ngo wibagirwe icyo asoma. Aha rero hari izi sadore, ubu ni ubuki bw'ubuvumbano bw'inaha, dore zihomba ruguru iyo mu bisi bya Nyagakecuru. Enda di kuraho urupfuko mushyikire, hanyuma kutamushyikiriza umukenke. Namwereka nuko bawushishura, barawukundura. Ibyo iwacu bihora bipfutse, ndabizi yuko inaha nubwo tugira umuco w'isuku, ariko ivumbi ryo ntiritworohera kandi turi mu mpeshyi. Hanyuma fukura n'agati. Nagira ni ku buzima bwacu. Hanyuma kandi ukiri kugubwa neza, ndabizi neza ko ndaguhobeye numva ashize urukumbuzi, ariko ntangira gutekereza ko waje uri Mutwara Sibo, agiraga ntiwenda uduhe n'izina ry'isibo mwaje muhagarariye. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Nyagasana Ribuka Roti, ntuye muri aka karere n'abo twagendanye mu murenge wa Ngoma, mu kagari kwa Kaburemera. Hanyuma twebwe tujya kubatizwa izina twasomye Bibiliya, usanga Yesu yaravuze ngo ntazareka intore zimutakira ku manywa na nijoro. Hanyuma rero hari icyifuzo twari turi gusengera kandi twagisengeraga amanywa nijoro, twitwa intore. Imana ibaho umugisha. Munizi ibiganza tumushimire. Muje mudusanga mu gitaramo, kandi n'ubundi igitaramo cyo kiranzitse, turanzitse. Hamwe mugeri mutarame mwiza, hamwe mugeri mama, mugeri wa fura we, hanyuma dutaramira abaje batugana. Tata, turi mu gitaramo kandi koko nagira ngo mwongere isibo yacu bene Imana, dushimire intore zaje zitugana, dukomere Imana amashyi, tuyishimire amashyi n'impundu, hanyuma dukomeze dutarame kwishima kandi tudatezuka kuko dutebuka tugendeye ku gihe. Data rero n'ubundi navuze ngo kuba muri Abatwara Sibo, tugize umugisha wo kubona Umutwara Sibo w'intore. Natwe turi bene Imana. Ejo bundi abasaza baratubajije batari ku bundi kuki mwikunda, mwebwe mwise bene Imana mugendeye kuki? Ndababwira ntitwatorejwe mu ijambo ry'Imana niryo kuri. Hanyuma tuza kubasobanurira ko mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 19 cyangwa umutwe wa 19
umurongo wa 43 habisobanura neza ko umwami afite icyo apana natwe. Turavuga tuti mu gitaramo koko turishima. Mu biganiro rero kuko ari mwebwe mutwaye isibo, twagira ngo n'ubundi uko mwaduteguriye ikiganiro mu gitaramo, ni mwebwe mwadupfundikiriye agaseke, kandi muri bunakadupfundurire. Muraza kuva ibyimbo mwigire ejuru mudupfundurire agaseke, hanyuma tuze kuganira mu gitaramo, kuko iki ni igitaramo cy'ibigwi. Murumva ko intore zihari, kandi izo ntore nazo ziteguye ibigwi byacu kuri uyu musozi wacu wa Karuhinda. Kandi Karuhinda bisobanura iki? Kabeho rukundo rwacu, kandi tugasobanura neza ngo rukundo rwacu ngaho ndagukeneye mu gitaramo. Reka dutaramane rero, kubera ko mwadupfundikiriye agaseke, nagira ngo mudupfundurire hanyuma dukomeze tuganire. Murakoze babyeyi. Kandi arakoze intore yo ku ruhembe rw'iburyo, agize neza cyane. Mbega Roti we, ni amahoro iyo ngiyo iw'abakaraza. Uwagize uti ni ingoma, nanjye numva ko haba ingoma, ntagira ni iw'abakaraza. Imana itwaye neza, ntacyo tuyishinja, icyo tuyishima. Yego, ni amahoro. Izuba namwe mwararibonye. Umugisha twagize ko twejeje cyane, kandi dukeneye izuba ryo kubyanika no kubyogesha. Imana itanga umugisha, kandi icyo nyikundira ni uko u Rwanda rwose ni rumwe. Ubu twese turi mu gihe cy'impeshyi. Iwacu mu Rwanda ni amahoro. Rwanda ruragengwa amanywa na nijoro. Nanjye rero mbona uri kumbwira uti uko biri kose, nanjye hari irindi ku mutima, ugira uti unyemerere ntakubwira n'indi ngingo twakongeraho twagendera muri iki gitaramo. Shimira abo twagendanye, Imana ibahe umugisha. Hanyuma hirya hariya dutura nshinga ntahiri babaje barabyica. Twebwe rero turahaguruka n'imyigire ijuru. Aba twagendanye nari maze kubakubwira, ni intore zitari intoramabigi, nta nubwo ari n'abavuza nduru. Bamenye ko mufite ibirori rero, tuzana intore. Hanyuma turutse mu muryango wa Nyaminani Alexis, niwe papa wacu, niwe dukomokaho. Turabashimira rero ko mwemeye ko twaganira, ariko mbere yabyo reka mbanze nshime, ubundi abo twagendanye baraza kwicara. Turashimira ibyiza kandi byinshi dusanze muri uyu muryango muhagarariye. Uretse ko ngewe kubera ko atari ubwa mbere mpagenda bitantangaje, nsanzwe nzi yuko ibintu byanyu biba biteguye neza, yaba batwakiriye ku marembo, yaba umuyobozi w'ibiganiro, yaba uko mwicaye, ndetse n'aho mwatwicaje, n'ubuki mwaduhaye bwo kutwakira. Umuco wacu utarimo ico, dushima wakoze, tukagaya wahemutse. Nagira ngo abo twagendanye babampera amashyi yo kubashimira atagerwa ku mashyi. Ibitanga mu gisorezi. Aba biruhukiye rero, ingingo yacu ya kabiri ni ugutanga intashyo. Ngira ngo wasomye Bibiliya, nta rwandiko na rumwe Pawulo yasozaga atazitanze. Dufite rero intashyo z'umuryango wa Nyaminani. Ubundi ushingiye ko ndi umuhakwa nazikuzanira aho ngaho, ariko nanone kubera nta burenganzira urampa, naba mbaye igifura. Ubwo rero ntabwo nzi ko ndi bubyitwaremo, ariko Imana yagushyire hangu uze kunyobora. Nagiraga ntubwo nakwakiriye wisanzure, hanyuma kuko nubwo ndimo nshesha akanguhe, ariko ntabwo ndasaza kuko ntasimbuka.
natwe mu muco wacu w'intore batubwira ko kwisanzura atari ugusambira ibyo usanze. yego nimuhabwe umugisha izi ni intashyo z'umuryango. murakoze cyane mu ntizi ibiganza tubashimire. Hanyuma ingingo ya gatatu nimubona ntacyo bitwaye ngifite uru ruvugiro sinzi niba nayo nayivuga. nagiraga nti igihango dufitanye kinyemerera ko iyo naguhaye ijambo ndiguharira hanyuma tukaza guhuza tugahuriza hamwe. Ingingo ya gatatu ni ingingo ijyanye n'umunaniro mfite bitewe n'iminsi maze mpatswe muri runo rugo, hanyuma niyo mpamvu wumva mvuga gake nk'ugenda muri wikendi. Ntabwo ari ikibazo cy'imyaka nubwo nayo atari mikeya, ni umunaniro w'iminsi maze mpatswe hano. Icyifuzo cy'umuryango wacu wose twahagurukanye. Minsi yashize naje guhakwa hano, ntaje guhakirwa inka. Nari mfite murumuna wanjye wari urwaye indwara yitwa kuba ingaramakirambi. Hanyuma kubera ko ibyishimo bye byabaga ari bikeya kandi Imana yampaye impano yo kurondora no kugenzura, adusobanura ko ikibazo yagize ngo yakunze. Tubwira ko yakunze umukobwa wo muri uyu muryango witwa Iradukunda Justine. Nuko turamubwira tuti sarizwe iyo nta muhungu wacu ukunda umukobwa atarabihererwa uburenganzira n'umuryango. Urwo ntarwo ari urukundo, ni urukururano. Kandi kwa Nazari iyo mico mibi ntabwo bayigera nk'iyi ndaya bazise ngo ni indangamirwa. Abakobwa bo kwa Nazari ntibakundwa, barabengukwa. Hanyuma imiryango yazabyemeranya ikabiganira ikabitangira uburenganzira kuko tutari abacu ngo twigenge. Gitifu na pasiteri babishyiraho akoro hanyuma bagakundwa. Turamukosora arabyemera kuko arumvira, twamwigishije ko kumvira kuruta ibitambo. Dusaba rero ko twabibwira papa. Papa aravuga ati umuhungu arakuze nta kibazo, namuhaye n'8, ahubwo muzagende mu mpakirwe. Ni muri ubwo buryo ndaje ndahakwa, ndahira, ndahinga, ndavoma, ndasa. Mbajije igihembo nkubwira ko nta kindi nifuza ari uko umuryango wa Nazari wakemura ikibazo cya murumuna wanjye usigaye atishima mu rungano n'abavandimwe. Urambwira uti Imana yadushyiriye ahangaha kugira ngo tube igisubizo cy'abandi. Uzasimbukire mu rugo ushaka abantu bakeya baze tubivuganeho n'umuryango. Uhakwa ntarambirwa, niko nabigenje. Tubiganiraho rero, mutwemerera mwaduha irembo ryinjira inka rigasohoka abageni. Kandi kubera ko abo twari turi kumwe ari bake ugereranye n'abo twagendanye none hari benshi, nagira ngo babanshimire ko icyo nacyo mwakidukoreye kikatubohora umutima. Hanyuma rero batubwira uti umwana wacu ntabwo ari ikirara, si n'ikirara wima, si n'umukobwa w'umwomanzi, ni umukobwa warezwe, mwari ufite ikinyabupfura. Uzategure umuryango, nanjye ntegura umuryango kuko nanjye ndi intumwa, kandi umukobwa ni uw'umuryango, umukobwa ni uw'itorero, umukobwa ni uw'igihugu. Hanyuma uzabazane utegure ibintu byose, uze tubiganireho umuryango wateranye. Ntabwo nifuza kujya kure y'ukuri. Yesu yavuze ko kuri ariko kuzatubatura. Dufite n'ibindi byifuzo byinshi, dufite imishinga y'amajyambere, dushaka kongera imihanda, turashaka kubaka ama etaje kuko turi mu murenge w'umujyi, ariko ibintu byose twabaye tubiparitse kugira ngo tubanze dukemure icyo ngicyo. Ubwira umwumva ntavunika. Muri uru rugo uyu munsi twahagenjejwe no gusubukura amasezerano twasubitse. Narakumenyesheje ko nazaza kuri izi tariki 23 aribwo ibitoki byaba byamaze gushya
twabishatsemo umutobe kuko ntitunywa inzoga, ibyo mvuga simbivugishwa n'ubusinzi. Urambwira uti yaba ari amavuta ahuye no kwisiga, natwe ibirori by'umuryango niho tuzaba twabiteguye. Hanyuma rero hari igihe umuntu aba umushyitsi ariko agashaka no kwigira umutegetsi, ariko genda umushyitsi usaba uburenganzira ko ingingo mufite mwashyiramo niyo yanjye. Nimuhabwe umugisha kandi tubafitiye icyizere. Roti we buriya uduhaye ingingo ikomeye, unayiba n'imuzi, uradusobanurira n'uburwayi bw'umuhungu ufite wari ugeze n'igihe agaragara ko abaye mukuru, ariko buriya impamvu ubonye isibo mwagendanye yo yonyine ikomye mu mashyi nuko isibo ntwaye baracyari kuza iryo jambo kuko rirakomeye, barimo barabitekerezaho. Rero nagiraga nti reka mbanze nkwakire, hanyuma buriya uyu musore usobetse inganzo araza kureba niba ingingo twayongera mu zindi, hanyuma nabwo araza kumenyesha, hanyuma dutanga uburenganzira ingingo twongere tuyigarukeho, kuko ingingo itumye abo muri uyu muryango twese duceceka, urumva ko ibaye ingingo iremereye. Araze kureba uburyo yayishyira ku zindi ngingo, hanyuma tuyigarukeho. Ahubwo reka tumutaramire tunamwakire, ingingo turaza kuyigarukaho. Yego, twongere bene Imana duhe Imana amashyi twishimire. Twagira ngo nanone koko twakire izi ntore za Kristo, twongere tuzishimire dukomere Imana amashyi, kuko ariya mashyi natumije mu makamyo arimo arahagera. Nagira ngo rero utaza kubura ukisanga wabuze mu gitaramo, kandi igitaramo ari cy'umuryango wa Nazeri. Twese dushimira Imana data. Mu gitaramo turishimye kandi turatarama dushimira Imana, kuko turi bene Imana, kandi Imana niyo mugenga, niyo mukozi w'umuhanga, niyo itugirira neza. Badusabye ko iyo ngingo tuza kwishyira mu bindi, ariko kuko twari turi mu gitaramo mpuzamuryango tukaba twagize amahirwe, kuko twavuze ngo ikaze, twatanze ikaze rirambuye, tuza kugira amahirwe dutsitara ku mugisha, hanyuma bimera nk'uko ibyishimo byacu ari byiza kandi twishimiye, tugubwa neza, tugira umugisha wo kubona ibyo byishimo data, kuko tuganduka, kandi ari nabyo navugaga ngo mwadupfundurira agaseke mutwakiriye abashyitsi. Tugira amahirwe twatanze ikaze, muri iryo kaze tubona igitaramo n'impuzamuryango, hanyuma ariko hazamo izina tuza kuzana nyuma yitwa mpuzamisango, ariko iyo misango yo turaza kuyishyira mu ngingo nayo. Rero turayemeye nk'intore yo ku ruhembe rw'iburyo. Nagira ngo twongere twishimire iyo ngingo nayo baduhaye, kuko iratuma dutarama kandi igitaramo cyacu kiryohe ndetse gishyuhe. Iby'iwacu rero, iwacu bihora ari byiza cyane, kandi iyo twagize abashyitsi turabumva nabo, kandi iyo tubahaye umwanya tuba tugira ngo nabo baduhe igitekerezo, kuko ibitaramo tugira ni ibitaramo ngarukamwaka, kandi n'ibitaramo duhora duhuriraho n'abandi. Rero niyo mpamvu dutanga ijambo kugira ngo nunda duhe ingingo twakwigaho. Iyi ngingo bitewe n'ukuntu ikomeye, nyemerera nyihagurukira akanya gato, hanyuma mpindukirire gato ino sibo, kuko ni isibo ngari, kandi nubwo ari jye mutwara sibo, ntabwo mfata ibyemezo by'umuryango, ahubwo
dushyira mu bikorwa ibyo twaganiriyeho. Rero mwamfura mwe batubwiye ijambo rikomeye. Baratubwiye bati uko biri kose tumaze iminsi duhakwa hano kandi mwarahababonye. Ubuhake bwabo turabuzi, twese tubuziranyeho. Rero bagiraga bati mutwemerere tuze gufata ikiruhuko, hanyuma tuzasubukura ubundi buhake, ariko icyo twahakirwaga cyo tukigabane. Bagira bati byose mwadusabye twarabikoze, ariko se ko baduhaye ijambo rikomeye, cyane cyane ko twabonaga n'ubuhake tukumva ntibuzanarangira, cyane ko bahoraga baza tukabona ari byiza, ariko kugira uwo bajyana byo bikaba bigiye kuremereza umuryango. Tubyemere, twakwemera tukabaho umugeni. Uwa mbere ati turamubaha. Ndi kureba nkabona ntawazamuye ikiganza ngo agire inkomyi. Data mwadutoje kuganduka, ariko nitegereje muri bariya bantu ziriya ntore, nza gusanga hajemo intongi. Umunsi umwe ko mushiki wanjye twari twajyanye gutashya, kuko twatashyaga duhambira. Umunsi umwe rero nari mfite umuhoro uvamo ikirindi kigwa hasi. Hanyuma umwe mu ntore nabonye za hariya aza kundogoya, atuma mbura ikirindi ngo nongere nkwikire wa muhoro wanjye, bituma ntatashya neza. Rero ndi kumva turi buze kubitekerezaho neza. Data nagira ngo mutekereze, tuze kwibuka neza ko hari ni muhoro wanjye waje kugira icyo kibazo. Hanyuma izo mbogamizi barazimbwiye nazo, nuko utabyibuka buriya abana mwibagirwa vuba. Bazimbwiyeho bambwira ko uko bakubangamiye, ariko kuko wabonaga uwo mupanga uburyo wawukoreshagamo butari buhuye n'igihe cyo gutashya, kuko urabizi ko iryo mu bisi bya Nyagakecuru ari igihe barikomaga. Bakubujije rero gupfukira umupanga, kuko haruguru iyo ngiyo hari bamwe bacunga ishyamba, tukabona nukomeza gutema baza kugufata tukakubura kuruta uko twaburiwe. Icyo kibazo rero barakimbwiye, tukiganiraho, nsanga ziriya koko ari intore n'imfura pe, n'imfura zikwiriye u Rwanda. Nagira nti jye usibye no kuba umugeni nabaha n'u Rwanda. Hanyuma kandi Nyagasani ari ukaroti, imfura nk'amaguru, kandi intore nziza ibereye u Rwanda. Umuryango urakwemereye, igisigaye bakwemereye ko umugeni ahari, umugeni arahari, igisigaye ni uko dusaba. Iwacu ntabwo tujya turambirwa no gushima, kuko ibisubizo dufite byashibutse mu gushima, kugira ngo bongere bagushime. Shima uwakoze ukagaya wahemutse, ingaya iragabanyirizwa n'indashima ntiyongerwa. Niyo mpamvu y'ayo mashimwe yose, batwongere tugushime. Iyo umuntu asaba, hari ingingo 3 agomba kubanza kurebaho. Ingingo ya mbere ni ukureba niba ibyo asaba bihari. Biravuze ngo ntiwaba ukennye gusaba abatindi. Niyo mpamvu twebwe turakennye, ariko tuje gusaba abakire. Mwongere mu bashime. Ingingo ya kabiri iravuga ngo ni icyizere ufitiye usaba.
niyo yatumye turenga iriya misozi yose. N'iwacu haba abakobwa, no mu mirenge duturanye haba abakobwa, naho murumuna wanjye yakoreye haba abakobwa, ariko bose nta cyizere twari tubafitiye. Uwo dufitiye icyizere ni umuryango wa Nazari. Turashimira Imana yuko kitaraje amasinde, n'Imana nayo turayishimiye mu izina rya Yesu. Hanyuma murakoze kuduhereza uburenganzira bwo gusaba. Nyakubahwa Claude, ntera intambwe zingana iki nza kugusaba? Ya, aho duhurira turahaca akarongo, hanyuma tuvuge ko hazava n'umuti, cyane cyane ko ufite umuhungu ufite ikibazo, aho niho hazava umuti. Igihe ubabaye nyine ubabaye n'ubandura urugi kandi akababasha umutima akazikura amaguru. Nyakubahwa mubyeyi, ubu ni ubuki busaba ko mbona bupfutse cyane, ntibisaba ubuhanga kuzabupfukura. Yabize nawe ko utari umuswa. Yego, ufitiye icyizere kiri hejuru. Umuryango wa Nazari, dore ubuki baduhaye badusaba umugeni. Muri izi biganza tubashimira. Buriya nari ndindiriye uko buriya ibiganza bitanga bihora bitanga kandi guguharana aranaguhata. Nari nkirindiriye ngira ngo uracyama, ariko yego hari aho naganaga, ariko nagiraga nti uko biri kose ugusabye umugeni. Nari nzi yuko ukizana, cyane cyane ko twari tukishima. Rero umuryango wa Nazari turi imfura cyane, kandi abakobwa b'iwacu bagira umuco. Byatumye rero bahabwa n'amazina. Kera barayabitaga barabihindura, basigara bajya mu birunga kuyita ingagi. Nuko twebwe ibyo kwita abana amazina tuba tubiretse, nuko tundi muco wo kubaha amazina, kuko twabonaga umuhango wo kwita izina wo barawujyanye mu birunga. Tugira tuti twebwe ntituzongera kwita izina riharirwe ingagi, abacu tuzatubaha amazina. Rero Iradukunda Justine agira n'andi mazina, ndakubwira mwamwe, hanyuma ngo uraza gushaka ibisobanuro byayo. Iradukunda Justine hari amazina yandi yitwa, harimo Mutumwinka, Mukobwa Jana, Cyurinyana. Hanyuma rero ngire ngo igisigaye ni ukwisobanura. Muri make sinzi niba umuryango mwaje muhagarariye mwaba mutunze se cyangwa mworoye, murasobanurira, hanyuma tugire aho tuganisha amazina asigaye. Ntabwo dutunze ntitunoroye, yego, ariko Imana yaratugabiye. Bangize ibiganza tugushimire. Hanyuma rero turagukosha, ariko mu nkwano tugukosha uratugaragariza ko koko Imana yabagiriye neza, Imana yabagabiye.
hanyuma ubanza uduhe inkwano za mbere, nyuma twinjire tukubwira uko umukobwa wacu akwiye gukonja. Ni karibu. kubera ko ibintu twagendanye ari byinshi, twazanye ibimenyetso ibindi twabihaye abakumirizi. Yego. Hanyuma reka tuguhe ibimenyetso, kandi dufite ibimenyetso birenga kimwe. Twongere duhurire hamwe twaciye akarongo, cyane ko hari buve n'umuti. Ikimenyetso cya mbere ni cyozi. Yego. Cyozi cyogera inka. Yego. Kandi ntago nzanye cyozi nkaho ari inkunga nje kugutera kuko uri umukene, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko nk'agaciro ubuhake bwanjye wakiriye. Yego. Imana iguhe umugisha. N'icyozi cyogera inka. Ibintu nabonye bitera urujijo n'aka kantu kabamo, ariko kuko uzaba ku musozi Siyoni, ingingo ya 6 ivuga ngo agomba kuba avuga ukuri nk'uko kuri mu mutima. Yego. Twebwe tukita najo. Abandi bati ni ntajo. Nta kibazo. Yego. Nta kibazo rwose, ibyo ntibyanyanduza, tukita najo. Yego. Ngiyi najoro ntajoro, ikaba igikoresho bakoresha bahira ubwatsi. Ikimenyetso cya 3 navuze ko birenga kimwe. Yego. Ni ikibumbiro cyimukana. Yego. Bororera mu biraro cyangwa mu mafamu, tugateguramo ibibumbiro, ntago kijyana mu gishanga. Yego. Hari igihe umuntu ahura n'ikigeragezo yiteye akajya gushaka veterineri ngo naza avure isundwe kandi bazijyanye mu bishanga. Ibishanga dusigaye duhingamo umuceri, hanyuma imirima y'igasozi tugateramo ubwatsi, nibwo bwahirwa n'iriya na najoro. Hanyuma aho zibyagiye tukazuhira muri iki kibumbiro. kandi ibyinshi nanabikopiya mu minsi nari maze ntacyo. Yego. Iki ni ikibumbiro cyimukanwa, nari ngize impungenge ko aza kumbwira ko ari icya kizungu, ariko ntabwo ari icya kizungu, ahubwo ni icyimukanwa. Hanyuma leta y'ubumwe yo kagira amahoro n'amahirwe, Yego. yadukuriye abana bacu mu kabande bari bagiye kurwara impara, ituzanira amazi mu rugo. Yego. Kandi iminsi maze nko kwa naho narehabonye. Yego. Iki ni igicuba. Gikoreshwa gite se? Gikoreshwa gite? Aho mwaramenye ko mugikoresha, cyane cyane ko twabiberekereye. Kubera ko uri umwarimu urambaza ibyo uzi, uko gikoreshwa cye murabizi. Cyane unashaka. Reka mbe duhutse nitura hasi bakagira ngo ndwaye igicuba. Ihangane mbere. Yashyika rwose, siko wakora we. Aha, ageze neza kandi yari akivuga ati ndacyazana ibimenyetso, nzana n'ibindi. Agira ati ndananiwe n'ibindi bimenyetso ndaza kuba mbizana. Hanyuma rero bagira guti ndindiriye ko mu nkosha sinikosha, kandi uragira uti Imana yatugiriye neza. Rero kuba tuzi ko Imana yabagiriye neza, ntabwo ari cyo twashingiyeho tugirana umubano mwiza namwe, kuko umuryango wa Nazari nawe urihagije, nk'uko mwamye mubivuga mugira muti ntabwo mbahaye isuka nk'umuntu batwerereye, nta nubwo ari inkunga mbahaye, ahubwo ni icyozi cyogera inka. Ni ikimenyetso cy'uko twiteguye gushyira mu bikorwa ibyo mwagiye tuganiraho mu minsi yagiye ishira, ndetse n'ibikubiye mu buhake twagiranye. Nagiraga nti rero niba witeguye, kuko twebwe iwacu ntabwo izi iwacu ntituzivuga umubare,
hanyuma ndabizi kugira umugira n'urwuri nabyo ndabyiteze buriya bitewe n'ubwiza bw'umukobwa mwaje gusaba muze kureba mu rutonde rw'amazina mufite murebe izimukwiye cyane cyane ko ngiye kuvuga umubare ibyo navuga ijana wenda ngasanga n'izina hari ariko amazina aberanye n'umukobwa wacu aba ariyo muza kuduhitiramo rero bivuze ngo umukobwa wacu nitumukosha inka imwe nta nubwo izina muza kutubwira rimwe ahubwo muze kuyavuga nibiba ngombwa sinzi niba mwaje mufite n'umushumba ngo ahita tubwira amazina yazo bigendere rimwe ariko wenda niba bitaranozwa mureme nziza zidukwiye hanyuma barizo mudukwera ibyo mvuga ndabizi neza ko mbe muri tribune y'icyubahiro inkwano nkosha atari ikiguzi kuko ntacyo nabona. yego cya kabiri nturi umukene nturi uciriritse ku buryo wenda wazamukira ku nkwano ntabwo. yego ubutasi bwanjye bwarabinyeretse. yego hanyuma icya gatatu ntabwo kwera umunani ukinze kuko ntabwo asaba ikivanzo. yego izo ngizo ijana uvuze nazo ntitwanazibura. yego ariko n'uwabyumva yaguseka yagira ngo ushatse kumporofita. umuryango rero twicaye duteranye twashimye kugukwera inyana 8 zirara imfizi mu mahembe n'izitetse umumaro. yego hanyuma nizo twageneye umuryango wa Nazari n'inshuti n'abavandimwe muhagarariye nk'inkwano z'umukobwa dusaba. kandi kuko hano ari mu ruganiriro atari mu rwuri, mu rwuri twazigejejemo. yego hanyuma umugabo ungana nkanjye ntabwo yavuga ibinyoma. oya ndakwizeye rwose ntabwo nigeze ngushidikanyaho. ni nayo mpamvu nakubwiye nti umukobwa musaba muzi n'impamvu musaba n'ubwiza bwe cyane cyane ko mwahatwe inaha muzi neza. niyo mpamvu nabwiraga nti sindi buzivuge umubare oya. wagize ngo se na bwa buki wampaye nari nageza mu cya kabiri kubera umubabaro mfite n'imvune. ariko unyemere ukakira inkwano zanjye nahita nsomaho nk'amata 2 manini cyane manini. mwakuramwe mu bwiza ibiganza tumushimire. ati rero buriya iyo umuryango wa Nazari twakiriye ijambo rikomeye kandi rikatuguka ku mutima, tubigaragaza dukoresheje ibiganza byacu nk'uko n'ubundi bagiye kubikora. mu ntizi ibiganza twongere tumushimire. twagiraga tuti ucurure kandi ibigega by'iwacu ntibikama n'ubundi turongera dusukemo. reka nsomeho kubera gusenga cyane ndanahishurirwa. ishuriwe ko ari ngombwa yuko mbereka niho nari ndimo ngana nagira ngo ubanze ucurure hanyuma ushire n'impumu cyane cyane ko wari ugifite umubabaro, hanyuma nawe ngira icyo ngusaba. abatunganya uruvugiro barutunganya neza. akoze cyane ndumva umubabaro ugabanutse. hanyuma ntebe ugutwi rero ngira icyo ngusaba nanjye. wagize uti reka yewe ntanga ibimenyetso ariko nitegereje mbona turangana, unambwira nayo mazina ariko ngenza kugira impungenge ko yaba ari umusaza n'ubundi tungana cyangwa unguye mu ntege. nagiraga nti kugira utsi ni umusore nsabira aho ntiyanigira ejuru akanaza nkanamubona. urumva abana bacu
babatoje ko batumviriza. twari twarasomye mu itangiriro tubona hantu wa muhungu wa Nowa yarungurutse se, yego tubabwira yuko abasaza nibo bari kuganira, abana bazajya biheza nabo bakaganira nabo bangana. yego Rero kubera kwizera nari mfite, nabwiye ababishinzwe ngo baze kumwegeza hafi hanyuma uze kumureba nagusuhuza yarikingije kuko niwe mwabyaye nabi ngo muramutswe n'abakwe. Yahageze kutambwira yahageze ndashagira aha. ntajya kora y'abasaza wanyibutse izina rye. Yitwa Nsabimana Ernest Nsabimana. Ko mbona haje abarenze umwe kandi bafite inkoni. Izi nkoni ni izijyanye n'ubutware bw'umuryango wacu. Yego Hanyuma barenze umwe ubona ni abagaragatse kuko uretse ikibazo cy'umugeni afite ubundi arikwije. Banagusobanurira uwo ari we. Abigeze nambwira ko afite ikibazo, wenda naketse ko ari bimwe mu byatumye bitwaza inkoni. Urumva iyo ahakagana iburyo ahaka 30. Yego 30 hakavamo 3. yego Aribo baba ngabo. yego Yahakagana ibumoso agahaka 20. yego 20 hakavamo 2. zose zikaba 20. Hatsere afite abagaragu 50. yego Ubwo ntiturashyiramo abaje. yego Ubu ntiwahise umumenya. ufite ikihe kibazo? ufite ikibazo mu rubavu. wizeye gukira cyane? adufitiye icyizere, tumushimire. hanyuma namwe mwiriwe. aho ndababona ni isoni. Urumva bafite isoni, nta kintu gikomeye nko guhakwa n'umuntu ufite ikibazo ntabwo wumva ufite isoni zo ntabwo zabo. hanyuma bitewe n'uko bitwaje inkoni naje kugira impungenge ko batinze bahagaze baza no kugwa. reka sabe umwami barimo bona abasore ntari bubahitamo, noneho amuranda atamugeze mu kwicara abantu. ubona ntacyo bitwaye, ahubwo ese ko muhaye umukunga gusuhuze mwana ikabutara abana ku butoni ngiye mbonye umukazana byaba nabi. nari ngize ngo ikibazo cyari kirangiye, wenda hari n'ikindi ikibazo cyaza kigiherekeje. rero nkundira wakora maze umunyandarize umushyitse mu kwicara abantu, hanyuma ngaruke ku ngingo y'icyo basabye nacyo kigarukeho. murandate nushaka umukubeteho n'ako karabo wenda yashira impungu, nabonye atanishima. ugenda umwereka n'akarabo maze umuzamura umwicaze mu kwicara abantu. aha baracyafite isoni nyinshi kandi nawe yanze no kuharenga, yigumiye hafi ya papa we agira ati uko biri kose ikibazo ndi buhure nacyo papa araza kuntabara. ntabwo namwoheje, ahubwo namwibukije ko adafite uburenganzira bwo kwicara hariya hakicara utaraza. kandi yumvira Imana n'ababyeyi. aha hanyuma umfati gusimbuke mumbwirire Justine, mubwire muti nyaboneka igira hafi aha, igira icyo mwitumira, maze ngira icyo mwitumira
ngiraho mutomati maze unyaruke. Iwacu mu isibo ya bene Imana data turi mu gitaramo kandi turishimye. Niyo mpamvu rero abari beza nabo bari mu nzira bitegura, dore baje bameze neza, baje bambaye ibyera kandi koko bejejwe n'amaraso ya Yesu, kuko icyejejwe n'amaraso ya Yesu kiba ari cyera. Niyo mpamvu rero muri kumva akantu kavuga ngo bayi, twatangiye tuvuga ngo ikaze muraza. None uyu munsi n'aka kanya aya matagika adakika ari kutubwira ko tugeze mu gihe cyo kuririmba kandi twishimira uyu mwanya w'igitaramo, kubera igitaramo cyamaze kuba cyiza kandi cyageze mu mwanya mwiza wo kwishimirwa. Yego yego barimo batebuka, dore bari kumwe na Tebuka na Nyiratebuka, ndabizi neza ko bari gutebuka. Nagira ngo nanone dukomeze dutarame kugira ngo atebuke neza ashinjagira gitore, kuko ni intore yatorejwe. Yarari mu rubohero mu kanya, yabohaga ibiseke byiza, ibiseke by'ubuhanga, bya bindi tujya twohereza imahanga, kuko natwe turi abahanga kandi twatojwe gihanga. Niyo mpamvu rero bari kumwe na Tebuka na Nyiratebuka. Tebuka ndabona yanze kumurekura, niyo mpamvu muri kubona rwose bitoroshye, bigoye kumurekura, ariko barimo batebuka kandi mu kanya gato amaso araduha ibyiza, aratwereka abeza batambuka, hanyuma rwose twishime kandi tugubwe neza. Turakomeje kwishima, turakomeje gutarama, turakomeje gushimira Imana. Niyo mpamvu n'abari beza rero baraje bambaye ibyera nk'uko nabivuze, bejejwe n'amaraso ya Yesu. Nagira ngo ukomeze noneho wa mujyo wayanjyana mu kirigitananga, hanyuma twese tugendere muri uwo mujyo, hanyuma tuze twishimye dukoma amashyi ajyanye n'intore za bene Imana. Aha, turacyakomeje gushimira Imana, twishima, turacyakomeje. Dore ubwiza, dore abeza, dore aheza, dore gutambuka kwiza, dore rwose abajene beza, abajene mama baratambuka bashinjagira. Urabona ko bakoreye imyitozo rwose mu isibo yacu ya bene Imana, kuko biragaragara. Yego
dushinjagira gitore dusingira beza kandi turi mu mwanya mwiza dushimira Imana igira neza. Aha turi mu byishimo kandi turashima rwose mwamubonye. Justin biriwe neza. Nari ngutumye utebuka ngo wakubwire ko ngushaka. Yakubwiye? None se umugabo witwa Rote Nyagasani ari bukuramuze? Numvise ambwira yuko hari n'umuhungu ngo witwa Sibomana, nawe uramuzi? Mbese umusore witwa Nsabimana uramuzi? Rero baje kugusaba barabakosha baranadukwera, hanyuma batubwira ko ari wowe bashaka, kandi batubwira ko bagusabira Nsabimana. Uriteguye ko mwajyana? Aha, Rote ugira bugufi, yemerera ugire bugufi. Unyegere muri za mbaraga zawe nyinshi nzi ugira, unyegere hanyuma ngushyikirize Justine. Urakoze cyane. Hari amasezerano yandi twari twagiranye. Yego. Nyuma y'uko irembo ndisiga ariko ntarisize ubusa, kandi kubera ko nari nzi ko Justine ari urwanirwa, abana ishobora kurangara abandi bakarifata, naragiye gutumika ubutumwa wari umpaye. Nawe kubera imibanire myiza y'imiryango yacu yombi unemerera ko wanshakira abarinzi babigize umwuga. Hanyuma rero ukwezi kwashize ubampembere, hano harimo agasheke. Munize ibiganza tumushimire. Mbega mwiriwe neza? Mwiriwe nawe sha? Ngaho uwo mutaka w'umweru w'inyuma hanyuma ngutume nawe. Hanyuma harimo sheke. Jyana na murumuna wawe, hanyuma mugende mubikuze amafaranga maze ageraho mbatumire. Hanyuma Justine, Rote yagusabye kandi yambwiye ko atagusiga. Uriteguye? Rote we nkundira unyegere gushyikirize Justine. Uwo muhungu anteye ubwoba, kandi namuhera. Uwo muhungu we ntagutera ubwoba. Iyo ntagutera ubwoba nuko abana bariranywe ntibasigana. Bajyane bose? Ntabwo wabajyana, ariko barashaka no kumenya uwo mushyikiriza, niyo mpamvu baje kugira. Umva nimurebe hano sha, nimurebe hano. Igiheyo ntabwo ngwa nabi. Hanyuma ndagushimiye.
zanira rya turo ryishimisha kandi nutinda ndagaha abandi. Iri ni ituro ry'ishimwe ry'ibyo mudukoreye. Imana ibaha n'umuryango. Numvise ibibaza tumushimire natwe kuko niwe utetse umugambi. Wigeze kuvuga ngo turangana kandi ntabwo turasaza byo gusiga, ariko reka twe kwiyemera abantu bateranye turakuze. Ibisigaye umuhungu niwe wabimenya. Nakiriye mukazana wanjye, namunezerewe, namwishimiye. Bingiremo sha, bingiremo ndakugurira resitora nini. Murakoze cyane, twongere bene Imana dushimire abasaza. Agira ngo rero hari uwitoje akitozanya n'umusore wacu Ernest w'uruhanga rukaraze. Hanyuma hari n'abari mu cyumba cy'amasengesho bakirwaye urubavu. Nagira ngo rero atambuke yigira imbere, abandi bateye intambwe igana iburyo ruguru. Hanyuma nze kugira icyo mbibwirira, atere intambwe yigira imbere, hanyuma kandi ayiterane n'uwo bitozanije. Hanyuma ngire icyo mbibwirira, muze mutwegera kuko hano kuri uyu musozi Rusatira yigeze kuhagera ari ku rugamba ku musozi arwana na Nyagakecuru. Niyo mpamvu rero mutera intambwe musatira, hanyuma tugane mu byishimo. Ndabasabye yego mushinjagire nk'intore. Bandi uko bitoje muze gukata iburyo mugana ruguru. Hanyuma namwe hari icyo ngiye kubabwira ko mugane mu cyumba cy'amasengesho. Nagira ngo rero murabibona ko ari ibyishimo, ari kuza ashyikira asingira agera ku byishimo. Hanyuma Justine wacu mushiki wanjye aramugeze, aramusuhuje, musuhuze umubwire n'akajambo keza. Hanyuma kandi umwishimire, aramubwiye ngo ndagukunda, ngende umusemuzi w'imbamutima. Aramubwiye ngo byose ni wowe kandi byose ni Imana yabiduhaye. Hanyuma rero Justine rero aka kanya tugiye kureba umuryango, hanyuma dusuhuze ababyeyi. Hanyuma agiye kubereka umuryango, ariko agiye kubanza kumuha impano nziza y'urukundo. Ati ndaguha impeta y'urukundo y'ikimenyetso gihoraho cy'urukundo nagukunze. Hanyuma bene Imana tugakomera Imana amashyi dushimira twishima, kuko ni igitaramo cyo gushima Imana. Birasa n'ibi rwose, birasa n'ibi, ni ibyishimo. Dukomera amashyi n'intore nazo zishimira Imana. Hanyuma Justine ati ndaguha impano nanjye naguteguriye mukundwa, mukunzi wanjye. Imana ishimwe ko yakumpaye kandi iraduha n'ibindi byose. Niyo mpamvu rero amuhaye impano nziza, nayo bene Imana twayishimira kandi n'intore dufatanije tugashimira Imana. Hanyuma yego agiye kumuha ururabo nk'ikimenyetso cy'urukundo. Ernest agiye guha Justine ururabo nk'ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana. Imana yakunze abari mu isi kandi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Nanone amashyi masabana bagatsindwa, ntabwo twongera gusaba amashyi. Icyo nababwira ni uko twishimye kandi dushimira Imana. Yego impano zirakomeje, tugiye noneho mu rugo gusuhuza ababyeyi. Justine yamaze guha impano umukunzi we w'ibihe byose, hanyuma agiye kumutembereza mu rugo. Tugiye gutembera mu rugo, amwereka umuryango. Hanyuma rero niko ibyishimo byacu biteye. Yego turacyakomeje gushinjagira Gitore agatoki ku kandi, ibyishimo. Yego reka tutembere mu miryango, kandi iyi miryango yego aramutembereza, amwereka imiryango, amwereka ibyishimo mu muryango. Hanyuma ati
ndakwereka ababyeyi. Ernest ati ndakwereka ababyeyi, ndakwereka abo mu rugo, ndakwereka umuryango. Yego ati uyu ni umubyeyi wanjye, ati kandi yanciriye akabando k'iminsi, nagiye mu byishimo nguma mu byishimo kubera uyu mubyeyi. Murabibona rero ko ari ibyishimo. Nagira ngo uriya mukirigita nangaze kugabanya, hanyuma dukomeze dushime. Yego ati mubyeyi mwiza, babyeyi banjye nababikiye impano nziza. Justine agiye kumuha impano, ati mwareze neza, ati kandi ndabashimira ko muri ababyeyi beza, mwambyariye umusore mwiza w'igikundiro, nanjye ndabashimira. Hanyuma intore tukavuga tuti amashyi ngo kacikaci, amashyi tugashimira Imana n'impundu tukazivuza, ntabwo zijya zibura twataramye mu gitaramo. Yego turacyakomeje. Ati kera urabona Ernest amweretse umusaza, abanje kumwereka umubyeyi. Ati mu mezi 9 ntwite wigengesereye, nange ndishimye ko uri umubyeyi mwiza. Ati naguteguriye impano. Umubyeyi nawe yamuhaye impano nziza kandi impano y'urukundo. Hanyuma rero umusaza nawe ati muzehe mubyeyi mwiza, ati Ernest yakunyeretse, ati kandi ibyishimo nakwishimiye nuko udakwiriye kwicwa n'izuba, udakwiriye kugira ikibazo, udakwiriye kubangamirwa mu rugendo. Ati niyo mpamvu nguteguriye impano. Akaba amuhaye impano nziza. Yego impano nziza. Reka intore dushimire twishima dukomera Imana amashyi dushimira iki gikorwa. Umusaza ati ngewe rwose mukazana wacu mwiza twaragukunze, ariko abanje kumushyikiriza n'akabando. Ati burya akebo kagiye mugarura, aka ni akabando keza kazagufasha gusindagira, nubwo iminsi yabigoye ariko uzasindagira gitore kandi uzagenda ugera aheza. Akaba rero agiye kumuha umusaza nawe yateguye impano nziza, aravuga ngo nanjye bana banje, iyi ni impano y'urukundo, iyi ni impano nabateganirije y'ibyishimo, kandi muri ibi byishimo reka twishimane kandi tugumane kandi tubane mu byishimo. Imana yaduhaye ibyishimo. Yego amuhaye impano. Hanyuma n'abafotora barabireba bakavuga bati natwe uru rwibutso tugomba kurufata kuko ifoto y'urwibutso bayidusigiye. Aha yego turacyakomeje kwishima. Agiye guha impano mushiki we. Urabona ko rwose Justine nawe ni umwana wacu warezwe neza, watojwe neza, warezwe neza gitore. Agiye kwegera mushiki we amushyikiriza impano yamuteguriye, impano y'ibyishimo. Yego nagira ngo noneho mushiki wa Ernest yigire hano, n'abandi mwigire hariya rwose, muze kudufasha kugira ngo n'abandi tuze kwitegereza neza. Abari gufata amafoto ni byiza, ni ifoto z'urwibutso, ariko noneho abahabwa impano basigaye, kuko abasaza bo twamaze kubakirira mu rurembo rukuru, twamaze kubakirira muri tribune y'icyubahiro. Hanyuma abandi bose bahabwa impano reka bigire hano kugira ngo Justine ndetse na Ernest baze kubashyikiriza impano, kugira ngo reka rero ahaye impano mushiki we, mushiki wa Ernest. Justine amugejejeho impano kandi aramubwiye ngo urukundo rwiza n'ubwuzu wagaragaje mukajya mutoza umusore wacu ari we wanjye, ubwo bupfura muzabuhorane. Dore rero amushyikirije impano, reka twishimire iyo mpano yakiriye, natwe nk'intore, natwe nka Benimana. Iyo mpano tuyishimire. Hanyuma n'abandi bagiye kwakira impano reka baze gusanga uyu muryango wacu, baze kwigira hano imbere, bave mu byimbo bigire hano bakire izo mpano. Ati n'ifoto y'urwibutso turayifata.
kandi barayidusigiye. Aha ati ndagutembereza kandi ndacyagutembereza. Justine ati ni ukuri akebo kagira mugarura. Abafotora mwigire ku ruhande kugira ngo ifoto z'urwibutso zigaragare neza, hanyuma kandi mugume hamwe kugira ngo bashinjagire Gitore begera mu muryango wa Nazere. Justine ati ndakwereka umuryango, ni umuryango wacu mugari, ni umuryango wishimye, ni umuryango utarama, ni umuryango mwiza. Niyo mpamvu rero amageze ku muryango nagira ngo amutembereze amwereke abo mu rugo. Agiye kumwereka yego ageze ku mukecuru, nagira ngo bakirigita nangaba. Yego aramuririmbira, mwumva ukuntu aririmba. Umwerekezanya amagambo y'ihumure bikantera kugenda ntagihunga, usesekaza umucyo imbere y'intambwe zanjye, aho nyuze hose nkasanga ikimenyetso cyawe. Sinyobe nkagenda nemye nikandagira, sinyobe nkagenda nemye nikandagira. Amashyi twese dushimira Imana. Arishimye aravuze ngo ntabwo nibagirwa uburyo wasesekaje umucyo imbere y'intambwe zanjye. Babyeyi beza, babyeyi dore rwose Ernest ati ndaguhoza, ni njye uri hafi yawe, ni njye uri bugufi bwawe, ni njye nzaguhoza, nzagukuyakuya, nzakuba hafi mu bibazo, nzagusubiza kuko tuzahora mu byishimo. Nuko rero ati dore impano nageneye umuryango, nageneye umubyeyi mwiza wareze. Justine akomeza kuririmba kuko yishimye cyane, aririmba ngo uko umubyeyi yamuherekeje, amuherekezanya amagambo meza y'ihumure. Amafoto y'urwibutso nayo barayadusigiye kandi twese dushimira Imana kandi twishimye. Yego ati muzehe mwiza, muzehe wambyariye umwana mwiza, urukundo rwanjye nabonye narindushye, hanyuma nkaba mfite ibyishimo. Ati ngaka akazagufasha kugama izuba, aka karugama izuba, karakugaza yakakugamisha izuba, ntabwo uzajya uhura n'ibibazo mu gihe izuba ryavuye. Ati ndagufungira neza Ernest. Ati rwose njyewe ndabikora nk'uko natojejwe kubera umuco mwiza. Nagira ngo rero amashyi masabano ntabwo yasaba amata, ntabwo yadufasha gutarama. Ati ndaguha akabando kuko akebo kagiye mugarura, akabando k'ibyishimo, akabando kazadufasha kugenda mushima Imana. Hanyuma rero impano ziracyahari. Yego Justine nawe ati hari impano naguteguriye. Umusore yateguriye Justine impano nziza. Ati ndabyerekana bose babireba, umuryango ubibona ko nagukunze, umuryango ubibona ko nakwishimiye. Aha niho mwanya nari nababikiye kugira ngo bose babone ko ibyishimo byanjye, amahoro yanjye nayagezemo, yansesekaye mu mutima. Amashingo kati n'impundu ntabwo zisigara, turacyakomeje kwishima. Twagira ngo shangazi aze kwigira ejuru, aze kuva mu byimbo, yigire hano ashyikirizwe impano bamuteguriye. Nagira ngo mwigire hariya gatoya kugira ngo yakire impano neza. Shangazi ashinjagira Gitore atambuka yishimye, bamuha impano y'ibyishimo. Bati nyamara bya bindi byari byiza kandi kwakurira ni kwiza cyane, kuko ibyishimo byacu birahari kandi amata bya amavuta. Ibyishimo rero amashingo kaki, impano ziracyakomeje kuko nabonye Ernest afite umutima mwiza, Justine afite umutima mwiza, n'abana beza. Niyo mpamvu rero izo mpano bazakiriye. Ati mubyeyi mwiza, za nama zawe, kwa kumfasha, kwa kumba hafi, kwa kungira inama, kwa kungirira neza unyitayeho nk'umubyeyi, nanjye ntabwo nakwibagirwa nguru urwibutso nguhaye mubyeyi mwiza. Murakoze cyane rero, impano ziracyakomeje, baracyakomeje gushima.
yego nagira ngo rero baracyakomeje gufotora kandi turacyakomeje kwishima. Nagira ngo ati nazamuwe mu ntera rero. Ernest yararimo abwira Justine ati burya rero mbona nazamuwe mu ntera, ati kandi intera nazamuwemo inyemerera ko nakugeza mu bwiza. Kandi rero Justine nakamubwira ati intera dufite n'ubundi n'intambwe duterana tugana heza, tugana mu byiza. Ati rero tugiye guhindukira mwereke Justine, ati ngiye kukwereka ibyicaro byiza naguteguriye kuko Ernest yari yategereje. Hanyuma na marene ndetse na pare barazamuka bashima kandi bishimye kuko ni ibyicaro byiza bateguriwe, yateguriye umukunzi we. Ati ndagutembereza, ati kandi ni ibyishimo, ni umwanya mwiza, ni ahantu heza, ni ibyishimo. Dore rero yego ni ibyishimo rwose. Ati nari naragowe, nari naragize ibibazo, umutima wari warahagaze, urubavu rwari rwarandiye kubera ibibazo, ariko noneho ndumva ndi gushyira agatima impembero. Nagira ngo rero muze kujya ibyimbo, ariko nagira ngo mujye ibyimbo noneho tuze gukomeza kugubwa neza twishimye. Yego abari mu masengesho nabo mu cyumba cy'amasengesho bakomeje gutegereza. Nagira ngo bajye mu byicaro, mujye mu byicaro Ernest na Justine, hanyuma dukomeze dutarame kandi dukomeze twishime. Data turashimira kandi turishimye. Uyu ni umwanya mwiza, aha ni ahantu heza h'igikundiro, niyo mpamvu turi mu byishimo. Tugeze rero mu byishimo bigenda bisatira ibyishimo nyamukuru kandi byo kwishimirwa. Nagira ngo Ernest na Justine banyemerere, Ernest na Justine munyemerere mu by'ijuru, hanyuma ngira icyo ndibwirira, hanyuma abeza ruhimbi nabo baze kudufasha. Nagira ngo uhindukire umurebe, umwitegereze. Uyu mwanya urasengeye, ahantu harasengeye. Hanyuma gira ijambo ryiza umubwire akajambo, ijambo rikuri ku mutima, yaba Justine yaba Ernest, umubwire ijambo rikuri ku mutima ry'ibyishimo nk'uko Imana yaduteguriye uyu munsi. Yego Ernest, mubwire ijambo. Aramubwiye ngo aramukunda, natwe dukomere Imana amashyi. Aramubwiye ngo aramukunda, natwe dushimira Imana. Murakoze cyane. Aha hari icyo wateguriye umukunzi kugira ngo iri vumbi ryari ryinshi, ariko uko biri kose hari icyo wateguriye umukunzi agomba gufata. Nagira ngo rero mube mudutegurire uyu mwanya ko bagiye kutuyobora kandi bagiye kudufasha muri uyu mwanya. Data kuko mwampaye umwanya kugira ngo mbashe kwakira abo mu rugo mu byishimo byacu. Justine agiye na Ernest bagiye kudufungurira uyu mwanya w'ibyishimo. Data yego agiye kumwakira rero. Nagira ngo bari beza babeza ruhimbi batebutse kandi bateguye. Hanyuma Justine nkuko yamaze kumubwira ijambo na Ernest yamubwiye ijambo ry'urukundo, agiye kumwakira, agiye kumwereka ibyishimo, hanyuma amwereke ko amwishimiye kandi amuhe ako kumanura ivumbi, agatsitsimuzo, hanyuma twishime twese. Nagira ngo rero
yego Justine akira rero shyikira akarahure na Ernest yakire akarahure hanyuma ngira icyo mbabwira. Aha reba Ernest umurebe mu maso hanyuma umuhe ako kunywa kandi kuje urukundo karimo ibyishimo byinshi. Hanyuma ninde se ubundi Ernest ninde wabanje kubwira undi ko amukunda? Aha ngaho rero bitwereke mu bikorwa, umushimire umuha ako kunywa. Hanyuma muti ku buzima bwacu, muti ku buzima bwacu, ku buzima bwacu amuhaye, agiye kumuha ako kunywa rero adufungurire uyu mwanya. Yego ati nzaguha ibyo kunywa, nzaguha byose, nzaguha ibyishimo. Hanyuma ni ibyishimo twese amashingo kaci dushimira, twishimira. Yego aramwongera ati nzaguhata urukundo, nzaguhata ibyishimo. Na Justine atakebo kajya mugarura ati nanjye natojwe neza, natojwe kwakira, natojwe nanjye kwakira iwanjye, kwakira urubavu rwanjye. Ati ndamwakira rwose, ati ndamwakira, ni ibyishimo. Nanone turashimira tuvuga tuti amashingo kaci. Yego ati nzaguhata kandi nzaguhata n'urukundo. Yego nagira ngo mukomeze mwishime. Ati ariko hano kuko mu rugo turi mu gitaramo kandi twanzura, nzagutembereza mu gikoni mwereke ibihari kandi nkwakire mu byishimo byose kandi mu byishimo byacu. Niyo mpamvu Justine agiye gutembereza Ernest mu gikoni, baje kudufungurira uwo mwanya. Nagira ngo rero muze gutambuka mwerekeze mu gikoni kuko turi twanzura igitaramo cyacu. Niyo mpamvu hari igihekanirya, hari nanywa, niyo mpamvu nywa rero bayidufunguriye, bagiye no kutwereka kudufungurira mu buhanga bwo mu gikoni kugira ngo dukomeze kwishima kandi dukomeze gushima. Nibyo atinda gutembereza mugeze mu gikoni, mugeze mu byishimo byarya by'igihekanirya kugira ngo nacyo tugitondagure, inshinga rya tuyitondagure. Yego barashinjagira gitore, baraza mu byishimo, baraza mu munezero. Hanyuma rero n'abari beza biteguye babeza ruhimbi, bateguye kubafasha kugira ngo igikorwa kigende neza, badufungurire uyu mwanya dukomeze kwishima. Ati no mu gikoni tuzasangira, tuzishimana, tuzasangira ibihari kandi tuzashimira nk'uko Imana yaduteguriye. Niyo mpamvu rero ari kumugeza mu gikoni. Ati twebwe tuba twateguye kandi abanyagikari bategura kare, kandi no kwitegura ibyacu biba biteguye biri ku murongo nk'uko ibya Yesu biri ku murongo. Niyo mpamvu twishimye mu rugo kandi dushimira Imana itugiriye neza kandi igakomeza kudufasha. Bari gutembera rero bagera ku byubaka umubiri, bagera ku bitera imbaraga, bagera ku birinda indwara, bagera no kuri yego bitunga umubiri, bikubaka umubiri, bikarinda indwara, kandi bigatuma umuntu akomera, bikongera imbaraga. Ibyo byose birahari mu gikoni wacu. Niko twebwe tubigenza, dutegura indyo yuzuye nk'uko twabitojejwe mu rugo iwacu kwa Nazeri. Turishimye rero
mu muryango wacu, kuko igitaramo kiraryoshye, igitaramo kirashimishije, nicyo kwishimirwa kandi twese turishimye. Yego turishimye. Ati na proteine zirahari, n'ibyongera proteine birahari, proteine z'uburyo bwose, proteine zituma umusatsi umera neza, proteine zimeza neza inzara, proteine zimeza neza uruhu, ibyo byose birahari mu gikoni. Niyo mpamvu ari kubwira Ernest, ndagukunda kandi nzakomeza kugukunda iteka, kuko urukundo ni rwiza kandi urukundo nirwo twishimira, nirwo dushaka. Dore abeza Ruhimbi, abari beza nabo baradushyigikiye muri uyu mwanya. Niyo mpamvu dukomeje kwishima, niyo mpamvu dukomeje gushimira Imana. Ernest na Justine batarajya ibyimbo, turacyakomeje kubona ibirori, turacyakomeje kwizihirwa. Niyo mpamvu nagira ngo bakire, bafate mu biganza byabo biriya bitunga umubiri, bikubaka umubiri, bikarinda indwara, bikongera imbaraga. Hanyuma ngire ijambo mbibwirira. Urukundo rurahari, ibyishimo birahari. Ariyo mpamvu muri ibi byishimo nagira ngo uhindukirire urukundo rwawe. Justine na Ernest muze guhindukira urukundo, uhindukire urukundo rwawe. Hanyuma hindukira urukundo rwawe Justine na Ernest. Hanyuma Justine ati ngewe nzagutegurira ibyubaka umubiri, birinda indwara. Ati nzakwakira neza, nzaguha ibyiza kandi nzagutegurira ameza yuzuye indyo yuzuye kandi ikwiriye. Ati kandi nzakongera nzaguhata, nzaguha ibyo kurya, kuko umugabo iyo yariye ahahira urugo. Niyo mpamvu rero Justine yakiriye Ernest, akaba amwakiriye na Ernest mu kanya nawe ari kuvuga ngo nyamara kebo kagiye wamugarura. Reka Ernest nawe akebo kagiye wamugarura nkuko wamubwiye mu kanya wari uri kumbwira ngo nanjye nzi kukuyaguya, nzi kwitaho, nzi kugira neza, nzi guteka, nzi gufasha, nzi gushyigikira. Ati nanjye nzaguha byose, ndetse ibitunga umubiri nabyo ntibizabura mu rugo iwanjye, ndetse n'ibyubaka n'ibitera imbaraga, kugira ngo tuzabe twishimye kandi tuguwe neza. Niyo rero twishimye. Ati noneho turabashimiye. Nagira ngo noneho mucakabogi mukomeze kugubwa neza. Abasaza nabo bigire hano, dore badufunguriye. Abasaza batambuke. Ni ugutema dukokora, ni ugutashya duhambira. Bagira ngo data mwegere umusaza, hanyuma mumudushyikirize mu gikoni, nawe agere mu gikoni, kugira ngo twishime, dukomeze kurya turyoherwa ibitungo birinda indwara, ibyubaka umubiri. Dukomeze gutambuka twishimye. Yego bari gutambuka, ni intore bene Imana, n'intore za Kristo, bagera ku byubaka umubiri, ibirinda indwara, ibikomeza, ibitera imbaraga. Hanyuma proteine nyinshi. Twese dukomeze kwishima muri uyu munsi mwiza mu gitaramo, kuko igitaramo kitarimo ibyo kurya n'ibyo kunywa cyaba ari igitaramo kitari kiza. Ariko iki gitaramo
n'abandi dukomeze gutambuka hanyuma abandi twese dukomeze gutambuka, dukomeze kwishima. Turacyakomeje gutarama. Turacyakomeje kurya tunanywa dushimira Imana. Hanyuma rero data nagira ngo munyemerere bakire umutahira wazo atubwire amazina y'izo badukoye mu muryango wacu. Nagira ngo rero turakora byinshi byiza kandi vuba, niyo mpamvu umutahira abe hafi nawe kugira ngo tubwire amazina yazo, kuko umukobwa wacu yakowe kandi turishimye. Nagira ngo Biduru ntigenda mu mpunzi yanze satange yanga rusati yange twima ya Kigasari wina mushamba amarabi bariza muzabiteka izindi zanyura ingondo habati kuramiza mugongo nkunda wagenzi nabaye mwiye nazabicira kamara hariya hagati ya Kibayi na Mpanda ndi kumwe na Rugema mu gihugu Uchama mariza ya muzabitega izindi zagira ingondo habati kuramiza mugongo nkunda wagenzi Yadagama mbaya shanguramba rw'inka ruzaza n'abashobora kuzabitega rukingi rw'inkima ndende rukingira nk'umugongo umuheto ukazazirasanira Rwanda rwango zibaga amahina amwe abari mu mirongo makumyabiri mu Rwanda hasitahira imihogo Rwagiriza bigana rwambuka mu rushanga ishatu ishimba urugomba rwamwigera mu gutabamu ingabo z'umuhungu Rwanda rwose amwe abahindu rwambaye urushize abajya kwamburana igihunga mu gihugu cy'ababiri Dore imyagaranye n'abagabo umuco wambaye amaraba mariza muzabitega izindi zagira ingondo baramujyanye mukamudenge umukobwa uko zagenda Sindi umutahira ndi mukamisha mu nka zo kwa Alexi kuko iwacu dufite ubwuzuzanye n'uburinganire. Reka mbabwire amazina yazo. Uwampinka namugororera ndazikunda no mu mashoka mu mataha bikarusha abatahira n'abakamisha bataraka bazigira bati enda rutegamirwa n'ibigwari ubugondo zihinduye rwanzasomeza ruti rurimbanye inyana y'akagwera yabaye murendangabo zirimo ruti zirimo na ruganiro zirimo imbyeyi
reka mpamagare Rukabu rwa Mpabuka, ngwino Rukabu rwa Mpabuka nkabukira ntigende wakoma urwara ikaruhatinzira, reka mpamagare Sine ya Nkwakuzi, ngwino Sine ya Nkwakuzi, ngwino nkwinginge, ngwino nkwagaze, guka yagize ukunde wuzuza inkongoro, inka z'iwacu zirakamwa ye. Reka mubwire rutabura ingumwana igicuku kimaze kuni, abakobwa b'iwacu baracunda ba nyina bakavu, ngwino urebe ndenekeje, ngwino urebe ndenekeje rakamwe muvoroganye donye niyo nka zo mu batera, dore yanze gukamwa nabotsa amateke barangara ikararana wangere, enda gitare giteza ubukondi bushaka bw'iwacu kugumirwa, dore ngo uratera ibitanga abakobwa bateze ibitambaro bigahanuka, zara hawaye wangeri, zirimo indamutse, zirimo inyamamare y'amabere maremare, zirimo gitare gitebeza umukondo, umukecuru wayinyweye arwanira kugarira, naho umusaza wayinyweye imurinda gususumira, umusore wayinyweye n'umukobwa wayinyweye ntibaba ibigwari, batwereka ibirori nk'ibi, burakagira inka n'abana bo kuzikamirwa. Aho dushimira abatahira batubwiye n'amazina yazo, reka tubashimire nanone tubashimire, dukomeze kandi turyoherwe, dukomeze twishime mu gitaramo. Urasomurya hanyuma di Justine maze unkundire mu kanya keza mugifite, maze munatembere di mugere hamwe wahinze uturabo, hanyuma umwereke utwiza n'utunyugunyugu, ndabizi ko waduteguye neza. Maze mwereke n'utunyoni dutoya, abakobwa b'iwacu barakagwira.
wacu akagwira urasoko udakwiga seruke bakurebe maze shenge ugarike ibyano shenge iseko yawe ihera nyabusanze gera ngo ushushanye shenge sekere ngo ushushanye kandi mugabire gacu mugari wacu uzaze mbapende wihera amaso abakobwa b'iwacu ndabashyiramo mwese ndabashyiramo mwese muri kwarura
washize uzane tujye kuzana nyine ikibazo ni amafaranga niba nyirashara bayazana umutegere ubu nagera batarayazana bahita birangurisha iki none abana ni muragerwaho Warabyutse urasenga
mukobwa shenge wirira kuko hari ugiye ntama w'amari icecekere mukobwa shenge wirira kuko hari ugiye ntama w'amari ntugire ikibazo mwana wacu ntabwo twarubatse iri miryango yawe utivaye ndagiye iri mama wawe utivaye ndagiye ariko nubwo ngiye nzajya nza kubasura iri miryango yawe utivaye ndagiye iri papa wawe utivaye ndagiye ariko nubwo ngiye nzajya nza kubasura icecekere mukobwa shenge wirira kuko hari ugiye ntama w'amari icecekere mukobwa shenge wirira kuko hari ugiye ntama w'amari irabateraniye utivaye ndagiye ira mama wawe utivaye ndagiye ariko nubwo ngiye nzajya nza kubasura irabateraniye utivaye ndagiye ira mama wawe utivaye ndagiye ariko nubwo ngiye nzajya nza kubasura ya Claude we ubwo nkibona ko iwawe arimo twicara abami hanyuma iyo ntaza kuba intore rwose mba ngayitse ibyicaro nk'ibi nta wapfa kubyivana Girigo wabonye ko no turi abakozi hari n'imyumbati tugira yitwa guminaha. hari umugabo batumye mu majyaruguru kugurana amashaza ahageze abonye n'inanasi n'ibisheke n'ibihaza ahita banga bazatume n'ubundi si igihe hatuye jyenyine ahita yigumirayo barabuze ngo imburuburu ntitumwe urukiga none unyemerere ntazasiga umugani kwa Nazari yego ahubwo naguhaye ubuki bukura ubwatsi mu mwanya washize yego hanyuma narinzanye ubwo gutebutsa kuko ntago ndi ntaza agatoki yego garukira aha niho twaciye akarongo utaza kuharenga. abajya inama rero Imana irabasanga n'umujya inama n'umuryango nk'uko musanzwe mubikora sindi batoza yego nazaduhekera kuri 23 z'ukwa karindwi mu masaha nk'aya habaye kandi muri uyu mwaka ntako byaba bisa ubu ni ubuki bwo gutebutsa hanyuma nyifite runo ruvugiro unyemerere njye gusohoza ubutumwa umuryango urantegereje kandi iyo nitwaye neza barangororera yego nakwitwara nabi bakanyaga ndumva utanyagisha oya ntago natuma unyagwa ahubwo nagiraga nti mu muryango wacu iyo twakunze umuntu icyo asabye duhita tumwemerera ariko nkundire ngushyikirize kino kibindi harimo umutobe buriya witwa ngo iki twe tutanywa imitobe yose tubonye uyu ni umutobe witwa fanta abona ari citorone ibyo byanditseho umutobe wengerwa mu nganda zina uwo ntacyo wadutwara hanyuma nimuza kugira inyota musomeho iyo pasiteri yatubujije kunywa n'idondo ubwonko hanyuma abanyarwanda bagize bati ntawe uherekeza uwicaye ikimbwira ko usezera nuko ujya ijuru ese umpaye uburenganzira nkagusabira n'umugisha hari icyaha naba nkoze umugisha ni ikintu gikomeye nta n'umuntu wanga keretse utawukeneye nako keretse uwabonye umuvumo kandi ntabwo turavuma mu muryango. Mana nsabye umugisha mu izina rya Yesu Kristo
uyu muryango watubwiye neza, uratwakira, uratunezererwa, uduhereza ibyicaro byiza bitarimo izuba. Warabuze ngo naho bazabaha agacuma k'amazi akonje muzabasabira umugisha. Shawe Imana nubane nabo amajya n'amaza, kandi kuko uri Imana irambura igipfunsi byaremwe byose bikanezerwa. Ubwo imiryango yacu isobetse amaboko duhananwe umugisha, kandi gutandukana kwacu kubukwera bisabye Imana Data mu izina rya Yesu.